nta mukinnyi wa Arsenal uvunikiye muki muri international break. Ni inkuru nziza ubundi ni biba gake kuko Paris Saint-Germain reporting imvune ya babiri, Barcelona reporting imvune ya Diong, Manchester United reporting imvune ya Diogo Dalot, who else? Man City ari reporting kuva muri national Marmoush. So ni inkuru za kuri Arsenal kuba nyine abakinnyi bose yatanze ni benshi majority ariko bose bagarutse ari bazira. Hanyuma mbere ko dufata page y'Abongereza Liga nakabazo mfite kuri Arsenal kuko ni benshi kandi bitwaye neza ariko reka mfate babiri bonyine witwa Mikel Merino. hari titre nasomye ku cyumweru nijoro cyangwa se kwa mbere mu gitondo aho ngabo bamaze gutsinda Turkiya, ntabwo nibuka ariko nibuka Ikinyarwanda cyayo bati Mikel Merino yagaragaje ko ari mwiza muri final third mu kipe y'igihugu y'Abongereza cyangwa se muri ya myanya navuga ngo hafi y'urubuga rw'amahina aho ngaho, bati mu kipe y'igihugu ya Espagne, bati kuki mu kipe Arsenal bidakunda, kuki muri Arsenal by'ukuri bitari gukunda. Hanyuma kuri Noni Madueke nawe mu by'ukuri kugeza kuri kano kanya Madueke wenda turaza no kumukomoza mu kipe Madueke reka numuretse gato ko turaza no kujya mu kipe y'igihugu y'Abongereza ariko Mikel Merino mwiza muri Espagne uhahita mwiza Emirates. Navuga kwa Mikel Arteta harimo icyo kibazo cyangwa se bitandukaniye. Sinavuga ko ari mubi muri Arsenal kuko ari n'igihe yigeze gukinishwa atsinda ibitego kandi byinshi A force 9 yego. Ahubwo hari ukureba uburyo bw'imikinishirizwe, icyo ni kimwe. Hanyuma hakabamo nyine no kwibaza niba iki gihe ari cyo gikwiye. Hari abanyamakuru njya nkunda bibaza ibibazo neza noneho bakatugusha neza muri icyo warubajije. Yego Adelar, yes, umwe mu banyamakuru b'abahanga yakoze title nziza aravuga ati Mikel Merino has shown his final third qualities. Mikel Merino amaze kugaragaza ko ari umukinnyi mwiza muri zone za nimero 10, reka nzite zone za nimero 10 aho ngaho hafi muri zone z'abakina imbere inyuma y'abataka. Amaze kugaragaza ko afite imbaraga mu gukina hari inyuma y'abataka. Oya final third ni mu bakina imbere, number 10 ni ibindi. Iyo bavuze final third baba bavuze abakina imbere, ngiye mbyise nyuma y'abataka kuko urumva hari umwata kuri ku 9. Zone za final third akenshi usanga ari nyine usanga ni inyuma y'abataka ho gato gusa n'umwataka yahakinira. Wavuze se mu rubuga rw'amahina aho ngaho? Oya ni inyuma gato y'urubuga rw'amahina. Nduko none kuko mu basatirizamu akina mu basatirizamu uvuze mu basatira hari 11, hari 7, hari 9, hari n'inyuma y'abataka ho gato. Icy'ingenzi ni ukubanza kureba muri mediane ya Arsenal ese yakina mu mwanya wande hagati ya Declan na Martin Odegaard, kuko aho niho hahitaza ikibazo. Yego kubera ko nimero 6 we Zubimendi arahari kandi ntiyavamo. Yego kw'ikipe ishaka igikombe ikibazo kiribaza gutya, iyi sezo mu bintu tutabonye kenshi uko twabitekerezaga yakiniye nka rutayizamu, ibitego 6 mu bitego 9 yatsinze last season, biri mu byafashije Arsenal kuko yagira ikizere ko yatwara igikombe n'ubwo itaje kugitwara. Ni ibitego yatsindaga bikayigarurira nyine amanota cyangwa bikayihesha amanota. Nyuma yo gukora ibitego rero 4 muri match 2 harimo hat-trick yatsinze Taki. Ubu haribazwa niba ku myaka ya 29 niba gukoreshwa kwe Arsenal yaba itari yabisobanukirwa uko bikwiye. Biri unclear. Yego kuvuga ngo ariko uyu mukinnyi ndufumuza raho ngaho ubundi twaba tuzi uko akoreshwa. Ubundi umukinnyi nta afite quality tutabona. Yego ntiyaba ari umukinnyi mwiza tutanabiha agaciro. Abafana ba Arsenal iyi weekend baravuga bati nyamara uyu muntu akwiye guhabwa umwanya ukurikije na sezo yagize sezishize, ariko abenshi bakaba bati no twebwe tumukeneye akina nka rutayizamu.
ariko Arsenal ikavuga iti aho si international break ibashutse kandi uyu musore muri international break muri Espagne yarakoze mu mediateur apana nka rutayizamu Arsenal bata kapiteni wacu yikorwa ntava mu kibuga bahindukira bakavuga bati Rice Declan mu kibuga cy'umwongereza Zubimendi we ntakorwaho twabibonye bakavuga bati ariko kuri uriya musore twazanye wambaye nimero ya Serie ntakorwaho nawe oya baravuga bati ahangaha nibitagenda neza mu murebire ajya agira iminota ahabwa imbere asimbure Victor ariko muri Espagne rero kuri Bulgaria no kuri Turkiya yatsinze ibyo bitego bine hamwe kuri Turkiya atsinda hat-trick yakinnye muri mediane ya batatu twavuze ya Pedri na Zubimendi yego tuvuga ko hari Lamine Yamal Nico Williams ndetse na Oyarzabal imbere Merino nubwo atsinze ibitego kuri Bulgaria kimwe bavuga yuko ashobora gutsinda ibitego byinshi kuko yagiye atera amashoti yandi ashobora kuvamo ibitego rimwe ryakubise umutambiko irindi umuzamu rikoramo naryo riri kujya mu izamu ryabazwe bivuga ngo yatsinze uburyo bumwe ariko arusha ubundi bubiri bukomeye harimo n'ubwo yateye ipoto ikipe ya Espagne babanza guhera ku kintu cyo kuba ni ikipe idomina cyane aho buri gihe isanga muri good position to play ibyo bita ama quick one touch passes aribyo bimufasha we na bagenzi be kuba ikipe yabo ikomeza kugira icyo itatu keep attacks following no kuvuga ngo flowing umupira gutembera umupira kwe kuntu baba bakora one touch kandi bihuta bituma umupira ubunyerera none akisanga muri position nziza zo kuba yatsinda akenshi akajyana n'umukinnyi witwa Oyarzabal usa naho ari umuforce 9 ugenda akagaruka kubafasha amakombinezo we na Lamine Yamal n'abandi aho ibijyanye na shooting position jambo ririki mubanza kunota iryo ni irya mbere aho gushotera muri position zimwemerera gushota mu izamu kwa kundi okay aha ndabisobanura mu buryo bwo gutoza buriya kugira ngo nimero 10 atsinda kenshi nuko abarebana n'izamu kuko akina nyine atumbereye mu izamu neza bitandukanye na nimero 7 na nimero 11 kandi niba hari ahantu harindwa hateye ubwoba ni ukurinda izamu yego ubushize rero bisobanuye ndavuga nti mu mupira ntabwo turinda baro nta nubwo turinda abakinnyi burya abantu babyibeshya ngo mufate mufata ariko se n'umufata adafite baro bagenzi be barayitwara icy'ingenzi ni uko yinjira mu izamu icya kabiri ngo iyo baro ngo ntibacike yego baro ntiducika ariko se ko baro itembera tutayifata n'amaboko ninjya kumugeraho yayitanze uramusigara na kwa kundi twese twagiye turi batatu tuvuga ngo ntiducike twirunde kuri Mbappe twadusize umwanya akayitambutsa aho nituraba dutsinzwe niyo mpamvu muzabona akenshi iyo umukinnyi afata umupira ku ruhande ubona bamwoherezaho umuntu umwe yo kumwataka ahubwo ukabona nimba ari karindwi ugiye kumwataka ukabona nka gatatu abaye nk'ujya gutanga imbaraga mu mutima wa defense bakaba benshi uzi icyo babikorera benshi birunda cyangwa bahagarara muri position zirinda hari ibiti by'izamu babiteretse bibiri bishinze buriya kariya akantu ni akantu bagerageza ko haba hari block niyo mpamvu bakita block ko kariya akantu haba hari abantu bagagaza imbere yaba ari muri metero 5 yaba ari mu 10 ariko ntibagoye kubona izamu neza ku buryo wariteramo icyo cyumvikana icyo ndi gusobanura turinda izamu yego ntiturinda baro ntiturinda n'abantu ikijya mu izamu yego ni baro ariko turinda izamu mu yandi magambo nubireba reka mitange mu rugero mu buryo bwose turinda izamu turinda ama espace turinda izamu ndabigusobanurira izamu niryo ryinjiramo baro umupira ni nk'igisirikare ariko baro iyo ni terme ya coaching ni na disk itwa ndabigusobanurira byumva neza espace no ku ruhande ziba zihari hari hagana muri ko espace ni inzira yinjira mu izamu yes oya espace ko niyo myanya nyine umupira nyuma ntabwo ari ngenegeza ko ikipe irinda espace ntabwo ari espace ahubwo dukina iyo dufite espace no ducisha umupira
hari ukurinda therefore dufunge space ariko nyine ariko birangira mu izamu n'ubundi koherereze mu buryo birangira mu izamu dufunga inzira igana mu izamu amaherezo y'inzira reka mbikumbishe mu buryo bworoshye Adera baravuga ngo ntabwo twadefanze izamu ryacu neza, ntabwo bavuga ngo twadefanze espace, ntabwo defanda espace, ariko none umutoza aravuga ngo hose zirahari twari turangaye inyuma. No look impamvu uza kubona ukabona abantu bararinda nyine baragara hari imbere zamu bagashaka abantu batahaca cyangwa se batapfumurira batinjiramo. Yes nuko aho hantu niho nyine hari ikibazo kuko baro nkuretse ukazajya uzijyana ku ruhande. Ese wari uzi ko kiriya kintu twita possession sterile, wari uzi ko abantu bafite espace yo gupasanyirizamo, ariko icyo tuba twabimye ari izamu ryacu. Erega ni logique, erega hari ibintu bibiri riganye. Reka ngurundi rugero mu buzima busanzwe bwo kunganiraho gatoya, sibyo? Hari kudefanda low block, hari no kudefanda mid block. Mid block icyaba gikorwa cyose espace, icyaba gikorwa nyuma low block badefanda izamu, icyaba gikorwa cyose to defend izamu. Icyo iyo turi gukora mid block dufungira hagati, dufunga tubabuza kugera ku izamu, dufunga espace. No banza wumve gufunga ntabwo ari yo end, sinzi ko nabikubwira nabyita nk'ikisi. Erega njyewe ndi kubyumva ahantu uri, sibyo? Ku gufunga izamu ngiye cyo ndi kuvuga, reka ngo urugero gufunga ama espace agana mu izamu. Urugero rworoshye ujye ubona umutekano w'abantu bakomeye. Ego ujya n'ukuntu abantu bazenguruka bagaragara ahantu hatandukanye umwanzi ashobora gupfumurira hose. Ibyo wagereranije no gufunga espace, gufunga ahantu hose umwanzi yaturuka cyane, ibumoso imbere inyuma hose, yewe no mu kirere iyo bishoboka cyane. Space nyine nibyo ni nk'inuza, ni ukugira ngo iyo protection y'abantu bakomeye ahantu hose haturuka umwanzi mu making ishobora ko muhafunze. Buriya rero logique ntago muba murinze izo espace, muba murinze ko uwo muntu yaraswa, ubwo niwe murinze. Logique sinzi muri kuyumva end igikorwa nyirizina cyanyu nirangira kuri uwo muntu ataraswa. Niyo mpamvu muri coaching niyo mu byigaro bivuga kuko hari illusion iba mu bantu ngo dufata abantu turinda izamu ryacu, we defend our goal. Nibyo nashaka gusobanura, ni ikintu cyumvikana. Icyanyuma igikorwa nyirizina kiza gusozwa ni izamu, icyo nicyo. Ni nayo mpamvu baro niyo uyikubise espace waduciyeho ukayikaraga nkayikuramo mu murongo itararyinjiramo ngo ikore mu ncundu ikore muri fi, akazi kaba gakoze. Ndavuga nti nabwo mwarimu duciyemo ariko nyaruye itarinjiramo, mbujije ko yinjira mu izamu hahandi ushobora gukozamo kakaba karabaye. Niyo mpamvu nzanabikwereka, hari amamatch tuzarebana amakipe menshi akora amablock y'inyuma yangaya ama low block akwemerera gushyira baro ku mpande cyane. Yego uzi impamvu bakubwira ngo ijyane ku ruhande, nuko baba bavuga ngo ntabwo iyi baro iri kugana mu izamu direct. Bivuga ngo umuntu uza gushaka kongera kuyigarura kugira ngo yerekere aho babasha gutsinda ariho nyine muri center muri box yari ahegereye izamu. Aho hantu natwe twari dufitemo abantu benshi uko biri twamaze no kwirikuraho. Bivuga ngo barwana barinda izamu. Nunabireba kenshi buri iyo badekaye baro ku mpande hari nimero 7 ku urwo rugero, uzabona nimero 3 cyangwa nimero 2 yaje gutanga support mu mutima wa defense. Uzabona abakinnyi bashobora kuri 3 cyangwa 2 akiriringa umupira n'umutwe kandi ahagaze neza mu defense central imbere y'izabo. Bamwe uzumva niyo bacenze nimero 7 bagahindura cross wenda kubw'ibyago umukinnyi wa adversaire agatsinda. Uzumva abantu batazi ibi bya coaching bavuga ngo reka bacenge nimero 7 ngo nimero 3 cyangwa 2 ngo yataye umwanya we. Ntabwo yawutaye, ikintu yagiye gukora yagiye gutanga support kugira ngo babe benshi ahegereye icyo barinda ari byo zamu. Noneho icyo nicyo kitakozwe neza, nuko ngo kuba twari benshi byagombaga kuduha imbaraga zo kwebaro nihindurwa tuyikuraho. Tukora kubw'ibyago cyangwa se kubw'uburangare Marcel Ratego bivuga cyo barakidutsinze. Ariko logique niyo ngiyo. Ndumva byumvikana. Icyo nashaka irumvikanye pe. Uyu mukinnyi afite amahirwe akomeye yuko abatumbereye izamu. Nango abari mu bitugu bya nimero 9 ariko
nimero 9 navuga force 9 udakina nka nimero 9 typique utari wa wundi ukubwira ngo muri shooting positions handi hegereye neza kuba ndi kureba mu izamu ntaga muteza ikibazo cyo kumubwira ngo ningisa ninjye tugeze kwagura kukaneka Zlatan kuwa mbere tubukuntu Zlatan ajya kuva muri Barca kimwe mu bintu yapfuye na Pep nuko yamubwiraga ngo kukimumbwira ngo mbere rekere Messi ari ushota ballon ari ibizamu kandi ari nge nimero 9 ari uteganye n'izamu Messi ni akaba yihangana izije center nkazikina nkazitsinda kuki ari we mugira priority yego birikiri ya kandi ari mpamvu ahitaga mu Messi n'umuntu tseraje bamwe ati Thierry urajya ku ruhande shooting position tuzishyiremo Messi kugira ngo abe ari tumbere yarireba niza ahita hirikamo ikintu bwana na Liverpool shooting positions nyinshi zigira Mohamed none biba byitwa ko ku ruhande ariko nayo ko bafasha baro bagiye kwataka ubona agaruka asa nuza hagati kugira ngo tumbere neza hari ibiti by'izamu biri kugira ngo abone uko naritera muri kuko hagaze hano ku murongo barengora barenze ntago yatsinda ubwo bagiye gucrossinga abandi bagatsinda ariko travaye bayimukora akamwatoya iby'amakross urenda uri muri uwo mwanya ushaka kubifasha abandi rimwe na rimwe ajya na assisting ama system ariko akenshi ubona ko abayibiri hariya neza mu rugo rw'amahina neza ateganye n'izamu nendaga kuvuga ikirere gifasha uriya muvandimwe Mikel Merino Oyarzabal yigarukira kwikinanira n'abandi hagati abayamanutse yagiye gufasha Lamine abazamutse yagiye gufasha umuvandimwe Nico Williams abagarukamo hagati dropping adita bakora inde n'abasore bitwa ba Pedri no bigafasha Mikel Merino ko yisanga muri shooting position mu mwanya wo kuba yashyira baro mu izamu ari urireba cya kintu twavuze cyo gukora amapase magufi bagenda bubaka none bakaba uko baro igenda nyine iflowinga cyangwa se itembera igera muri position nziza kubera ukuntu Espagne ikina cya kintu bavuga cyo kudefenda ama espace barakuzubaza reka kugora cyane bakora ikirere ari cyo kimugera mwiza ikipe ifite abakinnyi benshi bazi gukina umupira ibi twita nyine mu buryo busanzwe ngo umukinnyi ngo azi gucenga ngo ari yaminiya ngo ibana ngo teze ibibazo nyine amakipe bahanga zabo zombi bano bahungu babiri ndaba Nico na Lamine kandi umugisha ukomeye bombi naba winga Donatille bakunda guheza impande pe cyane barabikora bakadeka uziyo baguye ikibuga gutya ikintu cya mbere bakora none turajya muri ya logique y'ikintu waruvuze kuko bahejeje impande ari babiri kandi bombi bari très dangereux bahita batuma ikipe ya adversaire ijya gukora akazi ko kugarira itatanye cyane kugira ngo ihaze nyine ingano ya espace bahagazemo kuko umwe ari ku mpera y'ikibuga undi ari ku mpera y'ikindi kandi ubwo hagati harimo nabo ba Pedri harimo nabo ba Zubimendi harimo nabo ba Merino navugaga nabo ba Oyarzabal babagarutsemo hagati kugira ngo reka mvuge ngo dukwire ikibuga yego hataboneka ahantu batanga umupira byoroshye yuko batsinda reka tugerageze kugenda abantu tugerageza gusa n'abasanga muri positions zabo ariko cya kintu cyitwa izamu nacyo tugisigire abantu bakiriho ni gute rero umupira bigenda kugira ngo wisanga atsinda iyo tuvuga umupira wenda Zubimendi ufasha akawusunikira Pedri iyo bari gukora ama MD bakomeza gukombina equipe ya adversaire hagati bakabona baraharenze aba defenseur bagatangira kwisanga bari kuva muri position zabo baza gutuma umupira udasohoka ngo winjire wegere mu rugo rw'amahina aho bareba izamu neza batsinde yego batangira kubateza icyo kintu cya desordre gutangira kubakora mu positions yabo unyumve neza gukura abantu muri positions zabo ni nko gukura ingabo mu birindiro byazo nango urabugariza kugera ubwo batangira gukora akazi kabo ariko bakagakora nabi kugakora nabi ni gute turi kugarira yes ariko kubera yuko turi kurushwa imbaraga hagati aba defenseri baratangira kwisanga bagize inshingano nyinshi zimeze gutya ntabwo waba wabonye bamaze gucenga nimero 2 wawe uri nimero 4 ngo ugume mu mutima wa defense uraza kugira ngo hagarike Lamine Yamal wamaze kuza yegera izamu nutanatuma awusubiza uyu musore Merino ngo ashote ubwo we nyine arinjira muri box arawushota so uraza kumwitambika kugira ngo urinde izamu yego kugira ngo ataribona icyo gihe uri gusohoka rero uri kuva mu birindiro mu mwanya wawe wakabaye uhagazemo kugira ngo mube benshi hafi izamu muririnde
bo bari gukora ama inde bagenda bakora muri position zizana umuntu witwa Mikel Merino kuko atari mwiza cyane mu pass ya 1-on-1 nka Oyarzabal uza gufasha muri animation ni Mikel Oyarzabal hanyuma we bagasa n'abamusize mu shooting position imbere bivuga ngo utunganyije baro Kesaso Nico Williams Kesaso Lamine Yamal Kesaso Oyarzabal Kesaso Pedri nango exit aho bayikorera hose bibe muri center cyangwa ku ruhande aho basohoreye baro endi yuza wa cya kintu nyine cyangwa ugiye gukoresha iyo baro bwa nyuma ubu uhagaze mu mwanya mwiza wo gushota wo kwishyira mu izamu isanga ari Mikel Merino nukuvuga ngo yisanga kuko ndi yagiye gukinana na bagenzi be bakora yatsinze kuri Turukiya nuko byagenze urabibona we rero kuko bose batakwirunda hagati bo baravuga ngo wowe nturi mwiza kugukina baro ku kirenge isuni kujya imbere gatoya kugira ngo nituza kuyibona igezeho twayishotera baba ari we bayisunikira uyitere mu izamu igitego cya Turukiya uvuze neza cyane bibiri byombi kabisa byombi mugarurira agahita asubira muri box direct yego kandi abayibereye mu rubuga rw'amahina areba n'izamye wese kuko Oyarzabal akaza bakora no mpamvu bita abafonefu urakazi nako nyine ko kumera nk'umunetre uzi mu mupira hari ibintu bita netre mu kinyarwanda bita gatambye hari ukuntu nyamara gukora nk'imyitozo reka migusobanurire ikipe imwe yambara nk'ubururu indi kambara nk'umutuku ariko mukavuga ngo kugira ngo niba dushaka kwiga pass ni 5 kuri 5 wenda ariko ko dushaka kwigisha wenda gukombina babaye 5 ntago byaba biryoshye ikipe izajya ibona umupira turayiha support yo kuba wenda banetre babiri wenda bambaye umuhondo babafasha muri pass kugira ngo indi nayo yige kurekipera bivunnye barababaye 7 kuri 5 twari 5 bambaye umutuku twari 5 bambaye ubururu sibyo none bashyizemo babiri bambaye umuhondo bitwa udutambye ubu barakirira ikipe ifite umupira yego kandi bombi bambaye umuhondo mwe ni mufata mwambaye umutuku turabafasha gukina iriya ya 5 wa defend 7 contre 5 ubwo turi kubigisha ku defend kuko ni bake bari ku defend benshi umva rero kuna kwa nk'umunetre uwe no kuvuga ngo muri offensive duties afatanye na buri mukinyi wese yego impamvu rero umva babita abafone funi nukuvuga ngo by natural cyangwa mu buryo buri rusanzwe bw'umupira tumenyere ko ubundi nimero 9 niwe ugomba kurangiza ibyo bikorwa nyine abandi bakoze bo ku mpande no hagati akabahagaze mu rugo rw'amahina agahita ashyira baro mu izamu siko bigenda sa Adera ni nako tubaza ubundi utayizamu ngo bari hariya ngo ategereje umupira araca asunika ashyira mu izamu Oyarzabal rero asa naho ari umunetre no bamwita fonef abandi banabita ngo ni 9.5 he's like a 10 or a 9 yego nango abafite inshingano 9 igice nka nimero 9 ariko afite n'ikindi gice cyo gukora izindi nshingano zo gufasha abandi yego niyo mpamvu ajya gufasha Lamine Yamal nabivuze akajya gufasha andi akajya gufasha andi agaruka hagati mu kibuga ukuntu rero arushaho kugenda ahindura umwanya agenda afatanya na bagenzi be kugira ngo bakombayininge hari umukinnyi wa task zo gutsinda bati we nimero 10 rero usigaye Oyarzabal yagiye wowe Mikel Merino hagarara muri position niza muri box ashyire mu izamu icyo rero muri Arsenal icyo nashaka kubanza gusenya nta wakimuha ntawe si Victor si Odegaard si Rice position za Arsenal barigaragaza buri umuntu wa mbere ufite icyo bita draw obi muri Arsenal iyo ameze neza ni Bukayo cyane twari ndege rwose ariko kagize amahirwe kakaba kinjiye barwana no kubimugeza kuko bizera ikirenge cye Bukayo cyo kora kubera yuko kunze na rimwe kudekara kaguma ku ruhande serisi y'amakipe yabafunze yo mpamvu n'ibitego bya Arsenal babisharinga n'uyu nguyu wari umusimbura akaba yarakoze 9 sezishize bafite na nimero 9 utarafatisha neza ariko ushobora kuzafatisha ku buryo kwemera kubendinga bamanuka bose bagomba kubaha igitekerezo Espagne ikoresha bijyanye na studio de jeu bijyanye n'abagora bijyanye na karite ifite sinzi yuko aba bantu bose babanza kwemera yuko ari we nimero 10 ugomba kugira nka nimero 9 umeze nkaha ari fonefu nimero 9 wabahinze baje bashaka biragoye nimero 9 utaba nka Oyarzabal kuko niba twizeye karite za Oyarzabal yanakira 10 urabizi n'ubusanzwe Adera na twizeye karite za mu gukina abo tugize ko nimero 9 wa Arsenal mu gukombayininga n'abandi nyine iyo travail Oyarzabal aza gukora ku bafone
ikindi kigoye kumutekereza nka nimero 10 ni igicaza kapiteni Odegaard kandi biragoye. noneho banza wumve ko ikigorana cyane kurushaho Adelari burya impamvu Oyarzabal gira icyo kintu cya relax cyo kudakina nka nimero 10 ugomba kuba ari we navuga ngo playmaker nuko bafite umunimero 8 nicyo bita ni byose mu muntu umwe Pedri buriya ni nka nimero 10 na Barcelona ubona yuko aba nimero 10 ibahindura uko ishatse nta kintu itekereje abahindura akazi Pedri yakora mu gutunganya no kugeza umupira ugomba kuwuta you understand that yes muri Arsenal harimo Pedri wavuga ngo ndasacrifice nimero 10 typique ngira umuntu umeze nkaho gusa agomba kuba hari ngategereze kuba yashota mwiza ese afite nimero 9 wakora akazi ka Oyarzabal ese agoma muri box ese ibyo bya shooting positions kumushyira aho ngaho bose bamusetingira babukaye n'abandi baba bari ready gukora iyo travail bamukorera bukayo ntabwo yabyemera. So uko mibona rero ni modo ya Spain bijyanye na quality ifite n'abakinnyi ifite itandukanye ni Arsenal na quality ifite n'abakinnyi ifite ngasoza cyangwa konkrete nkoresheje ijambo rigufi rivuga ngo umukino wa Espagne n'umukino wa Arsenal abatoza bombi bashaka ibisubizo bakurikije ijambo rimwe riba mu mupira w'amaguru uyadapta kuri squad ufite umutoza ukagena style doje yawe uri bugenderaho ukurikije abakinnyi bawe. Uyu munsi wa none nk'ugore muri Espagne za kera bibaye bafite Fernando Torres bibaye bafite David Villa Sanchez ntabwo bakabaye bamukorera ibingibi bamukorera abo bishoboka babisanga muri box na ba Diego Costa ngira ngo urabyibuka box punchers nuko badafite nimero 9 typique ugomba gukora iyo travail nka nimero 9 typique ariyo mpamvu bahengeka kuri iyo post bakakira umuntu utari nimero 9 Donatille mu buryo bworoshye rero ni adaptation yakozwe n'umutoza wa Spain bijyanye na squad afite ariko Arsenal icyo kibazo ntacyo afite. Ikindi kwisacrifice nimero 10 capitaine bishoboka muri Arsenal therefore ndongera ngarure Mikel Merino kuri bench nta gihinduka so ngira ngo nibyo abigumane muri Espagne so mu kagabona zimwe zo bisobanuye nk'umusesenguzi ndetse nk'umutoza byose mu byo kuntekereza ko babyumvise mwiza muri Espagne Arsenal ikeneye gushaka ibindi bisubizo ariko tubonye ko igisubizo ni kimwe arajya kuri bench kuko ntabwo byakora imikino ibiri yayibanjemo yombi arayifunga imikino nako iminota 180 y'umukino ibitego 4 Mikel Merino amashoti 9 umutagati 7 ibitego 4 wow byiza ku kipe y'u Espagne makana gato turaza kwinjira mu kipe y'Abongereza ariko mbere ariko gasozaho mbonye nakandi kantu keza kavuga ngo kuri Mikel Merino yanamugoye cyane yego kubera ko unarebye pre-season bapreferaga Nwaneri batari banagura Eze kugera ubwo Eze aje nicyongera kukwereka korore ya nimero 10 cyo umubonamo n'undi style Arteta aramubona nk'umuntu we uzajya kuba yafasha mu bijyanye no gusimbura Victor mu gihe byaba byanze cyangwa se rore yari asanzwe n'ubundi yaguriwe ya nimero 8 akenshi bazi ko ba nimero 8 muri Arsenal iyi ni Declan urabizi ko ubundi ya mwanya nawe ukina neza cyane